ikibazo cyawe cya mbere kiti intambara ivuye mu banyekongo bose none ibyo turega kwica abahutu ndetse n'abandande niko raporo yaje ivuga. Reka mbonereho akanya mbanze nkwereke ko iyi raporo atariyo, nyuma noneho nze kukubwira impamvu ntekereza ko bashyiramo ibyo bintu by'amoko. Icyambere nuko iyi raporo ishingiye ku bintu bise ngo ni credible source, no kuvuga amakuru ava ku isoko yemewe, ariko ntibavuga iyo soko. Ikindi bakayita ko iva ku bahamya bahamagawe kuri telefone, no kuvuga umuntu aricara Geneve mu Busuwise cyangwa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agahamagara umuntu uri kuri Goma akamubaza ati se AFC maze kwica abantu bangahe? Ati 300. Undi yamuhamagara ati 140. Mwabonye raporo zagiye zigira imibare itandukanye. Yarangiza akajya ku rupapuro akandika bya bindi, ntanabishire muri akabihamya nkaho yabyiboneye. Noneho ukibaza utese abantu 319 bapfa aho bapfiriye muri iki kinyejana turimo, kirimo ama smartphone, abantu bose bafite smartphone, ikintu cyose gikozwe kijya kuri social media. Bakaba barapfuye ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi nkuko bavuga, ukwezi kwa karindwi kukarangira nta muntu numwe, nta image nimwe iragaragara. Iyi raporo nta evidence nimwe ya imaging cyangwa video igaragara. Ukibaza uti ni gute bashoboye kumenya umubare w'abantu bapfuye ariko bataba badashobora kugaragaza n'ishusho nimwe? Bababaze gute? Igihe bababaze ntibashoboraga kubafotora. So hari ibintu utekereza muri iki kinyejana turimo cya 21 ukabona ko ibyo bintu umuntu yaratekereje, arahimba, arandika, arasohora. Icya gatatu nuko abo bavuga ibyo ngibyo nibyo bavuga, ariko hari ibindi bikorwa. Hari ubwicanyi bwinshi bufite na image cyangwa se amafoto, amashusho n'amavideo y'abantu bicwa, abandi baribwa, inyama zabo zikaribwa, ariko ibyo ngibyo ntibijya muri ayo maraporo. Ibikwereka ko abo bakora amaraporo baba bafite intego bagomba kugeraho, bafite selective vision, babona ibyo bashaka kubona n'ibidahari bakabibona kugira ngo babashe kugera ku cyo bagamije. Ikindi nuko amakuru twebwe dufite nuko na MONUSCO yahangaha kuri ubu butaka turi kumwe na Yohana itariza ayo makuru kugeza igihe uriya muryango wa Human Rights Watch wabahamagaye babwira ati se tugiye gusohora raporo ivuga gutya. Abandi bati ngaho twumva ayo makuru ntabwo tuyazi. Ni gute abo ngabo abahano batayazi twe tukamenyeshwa amakuru, cyangwa nabo bakamenyeshwa amakuru n'umuntu wicaye muri Geneve? So ibyo byose ni ibintu bigenda bikwereka ko izo raporo ari impimbano. Icya gatanu nuko muri ayo ma organisation yombi yasohoye iyi raporo, yaba Amnesty International cyangwa Human Rights Watch, nta nimwe yigeze igera hano kuza gukora iperereza. None wewe wakumva amakuru ukihutira kuyandika utagize n'ubushishozi, utaje gukora iperereza, utamenya ukuri, none se credibility yawe iba ari iyihe? Niba ushobora kuvuga amakuru wiyicariye muri office yawe ugahamagara, ibyo byose bigaragaza ko haba hari umugambi nyuma yabo. Icyakane nuko twebwe, icya gatandatu nuko twebwe twahamagaje iperereza ryigenga, independent investigation. No kuvuga twaravuze ngo abantu bose bashaka kumenya ukuri nibaze bagende aho abo bantu bapfiriye muri ariya ma village bavuga yo muri park, baze bakora iperereza. Umuntu ntabwo ari nk'igiti utema kikagwa kikarangiriraho. Umuntu afite ahavuka, afite se, afite nyina, afite ba nyirarume, afite ba se wabo. Ibyo ari byo byose nubwo intumbi itaboneka, ariko hari abamupfushije bashobora kuvuga. Nibaze tubahe ikirere, tubahe free passage,
bagende bakore iperereza, bagaruke batubwire ko babonye, batubwire noneho n'amazina, kuko bavuga abantu bapfuye, ntibaduha image cyangwa se amashusho, ntibaduha n'amazina. Abantu 319 habuze n'umwe ugira izina. Icyanyuma rero nicyo ndangirizaho warubajije, ntabwo ari bwo bwa mbere ibi bintu bikorwa. Muri mu bihumbi 2012 ibi byongeye gukorwa, igihe M23 yari igeze mu biganiro byenda kurangira, yenda gusinya amasezerano, havutse indi raporo nk'iyi ngiyi kugira ngo isabe umuryango w'abibumbye gufata umwanzuro wo kurwana. Nicyo gihe MONUSCO irwanye na M23 hano kuri ubu butaka. Niwo mukino kandi uri gukorwa, kandi noneho bagashaka no kuzanamo ikintu cyo kwangisha ubwoko bundi, kuvuga niba bavuze ngo abangaba bisha abangaba, bakavuga ko twisha abandande, twisha abahutu, biratuma umuhutu n'umututsi basubira gushamirana, kandi twaje kimwe mu byo twaje kurwanya n'urwo rwango hagati y'amoko. Barabizi neza, twirwa tubiririmba, twirwa tubivuga. Abo bahutu tumaranye nawe imyaka, twaravukanye, twarakuranye, n'uyu munsi turi kumwe mu kirere tugenzura, baruzuye. Ese uyu munsi niho twahisemo kubica kandi twarabarwaniye? So ibyo byose ubirebye, intego ni ukugira ngo ibiganiro by'amahoro biri Doha bipfe, ni ukugira ngo amahanga ahaguruke avuga ati ibi ngibi ntibishoboka, abangaba nta nubwo ari abantu bashaka amahoro mu gihugu, n'abicanyi, reka tubarwanye, intambara yongera itangire. Ega intambara ni fond de commerce, hari abungukira mu ntambara, hari abakeneye kwikomeza. So ibyo byose bigaragaza ko iyi raporo ni impimbano kandi ifite ikigamije. Icyanyuma nakongeraho plutôt ikibazo cyawe kijyanye na Doha. Ntabwo twohereje delegation Doha, nta delegation yacu irajya Doha gukomeza imishikirano. Hagiyeyo abantu babiri bagenda bafite manda iri presi yo kwiga ikibazo cy'ifungurwa ry'imfungwa n'icyo guhagarika imirwano. Ibyo ni biri muri ya accord de principe twarangije gushiraho umukono, kugira ngo noneho niba bishobotse nyuma noneho tuzohereze delegation ijya kuganira ku nkomoko y'intambara cyangwa se root causes of the conflict cyangwa cause profonde. So ntabwo dupfa kugendayo nubwo dushakisha amahoro, nubwo twizera ko ikibazo gihari ari cya politiki atari cya gisirikare, kandi kumutu ugomba kuba ari wa politiki, nubwo twitabira buri gihe, nubwo tubifitiye icyizere gike ariko tukabyitabira, ariko ntabwo twapfuye kugenda gusa, twagiye kugira ngo turebe ko ibyo twashizeho umukono bishobora kugerwaho, noneho dubone gutangira ibindi biganiro bikurikiraho. Murakoze.